banyacyubahiro madamu ndetse na bwana, niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarifuje kuyobora iyi nama, si uko yashakaga ko ibiganiro byacu byibanda gusa ku nararibonye bwayo bwite nk'igihugu, ahubwo ni uko ubunararibonye bubabaje buduha inshingano yo kugira uruhare mu bitekerezo rusange ku cyaha kirenga imipaka y'ibihugu, uturere ndetse n'ibibazo biri ku murongo w'ibyigwa w'iyi nama. Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe no mu tundi turere tw'isi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu gihe cy'amakimbirane, si ibyago by'umuntu ku giti cye gusa, ni uburyo bw'urugamba. Rikoreshwa mu gutera ubwoba abaturage, kubasuzugura, kubimura ku butaka bwabo, kubategeka, gusenya imiryango ndetse no guhungabanya imiterere y'abaturage. Iyo umubiri w'umugore, umukobwa ndetse n'uw'umugabo cyangwa umuhungu uhindutse ikibuga cy'intambara, amahoro aba yamaze guhungabana bikomeye. Mu makimbirane menshi hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, aya mahano ajyana no kwigarurira abantu runaka, inzira z'ubucuruzi, imidugudu, ibirombe, ahantu ho kwambukira cyangwa kugenzura abaturage. Bishobora no kugaragara mu buryo bwo gushimuta abantu, kubagira abacakara mu byerekeye imibonano mpuzabitsina, gucuruza abantu hagamijwe kubakoresha mu bikorwa by'ubusambanyi, rimwe na rimwe bikarangira inyungu, imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'iterabwoba cyangwa imiyoboro y'abanyabyaha aribo zigiyeho. Aya mahano si buri gihe ingaruka zitunguranye z'intambara ziza, kenshi na kenshi aba ari uburyo bwateguwe bwo kurwana. Raporo yagejejweho na madamu Pramila Patten yagaragaje ko hari ubwiyongere buteye inkeke bw'imanza zemejwe, bityo itangwa ry'ibimenyetso n'amakuru y'ingenzi yashingirwaho mu biganiro byacu harahari. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuzi neza ko bubabare kandi twumva mu buryo bwihariye. Mu bice bimwe na bimwe byibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibice bivugwa ko bigaruriwe n'ingabo z'amahanga harimo n'u Rwanda. Ayo mahano ajyana no kwimura abantu ku gahato, ubucuruzi butemewe n'amategeko ndetse n'uburyo bwo kunyereza umutungo no gusahura bitera intambara gukomeza. Ariko ubunararibonye bwacu nk'igihugu budusunikira kubaza ikibazo kirenze iki. Ni gute twakumira uburyo bw'imikorere bituma ibi byaha bibaho? Imbere y'ubu bugome, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuguma ari igitambo gusa. Ku buyobozi bwa nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika, twahisemo gukomeza kubaka inzego z'igihugu, kurwanya umuco wo kudahana no gushyira icyubahiro cy'abarokotse aya mahano mu by'ingenzi bya politike rusange. Hashyizweho uburyo bufatika bwo kubikemura. FONAREV, ikigo cy'igihugu kigenewe gutanga indishyi ku bahohotewe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu makimbirane ndetse n'ibindi byaha bihungabanya amahoro n'umutekano w'abantu, kigamije kumenya abazize ayo mahano, kuboherereza no kubatera kubaha indishyi ku giti cyabo ndetse no ku rwego rw'abaturage muri rusange. Ibigo bitanga serivisi zihuriweho n'inzego zitandukanye nabyo bitanga ubufasha mu bijyanye no kwivuza, ubufasha bwo mu kirere ndetse no mu mutwe, ubufasha bw'amategeko ndetse no kongera ubushobozi bwo kwiyubaka mu mibereho n'ubukungu. Ibi bikoresho ntibireba gusa imibereho myiza y'abaturage, ahubwo ni uburyo bwo gutanga ubutabera, kongera kubaka igihugu ndetse
no kugarura icyizere hagati y'abaturage b'inzego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yagiranye n'umuryango w'abibumbye itangazo rihuriweho ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu gihe cy'amakimbirane. Iri tangazo rigaragaza ubushake bwo gukomeza gukumira ayo mahano, kurinda abarokotse ndetse no kurwanya umuco wo kudahana. Nuko nta mahoro arambye ashobora kubaho mu gihe abarokotse ayo mahano batabonye ubutabera, abaturage batabonye indishyi ndetse n'ababikoze, ababafashije cyangwa abategetse gukomeza kugenda nta gihano. Banyacyubahiro, amategeko mpuzamahanga yarateye imbere, amategeko arasobanutse, kubuza ibikorwa birasobanutse ndetse n'inshingano z'ibihugu nazo zirasobanutse. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu gihe cy'intambara rishobora kandi rishoboka bitewe n'uburyo ryakozwe gufatwa nk'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu, cyangwa se ibikorwa bishobora kuba icyaha cya jenoside. Ababikoze bagomba kubibazwa, ariko n'ababitegetse, ababishishikariye cyangwa ababigize, ibishoboka nabo bagomba kubiryozwa. Inshingano yacu ubu ni ukugira ngo iri sezerano rigere ku barokotse aya mahano. Iryo sezerano riba ryubahirije igihe uwahohotewe ahabwa ubufasha bwo kwa muganga mu gihe amasaha ya mbere arinzwe, agahabwa ubutabera, akabona indishyi kandi akagira n'amahirwe yo kongera kubaho mu cyubahiro. Elle engage la responsabilité des auteurs, mais aussi celle de ceux qui les ordonnent, les tolèrent ou les rendent possibles. Uburyo bwo gufasha bushingiye ku barokotse ntibushobora kuba ihame gusa ridafite amafaranga arishingikira. Ayo mavuriro afunze, ubuvuzi burahagarara. Iyo ahantu ho gucumbikira no kurindwa hafunze, uburinzi buratakara. Iyo imiryango y'abagore idashyigikiwe, umurongo wa mbere w'icyizere uracika. Iyo amakimbirane akora iperereza no gukusanya ibimenyetso agabanutse, ibimenyetso biratakara, ababikoze bakisha kandi umuco wo kudahana ugakomera. Kugabanya ingengo y'imari igenerwa serivisi z'ubuzima, uburinzi, ubufasha bwo mu mutwe, ubufasha bw'amategeko no gukusanya ibimenyetso ntabwo bikwiye kuba bidahari.